ibikorwa bye ntago bizibagirana ariko ubwo mwadusanya ariko arabantu bashima munagiye genza abaraperi bamwe na bamwe bakoga indirimbo zo kudisinga soja wacu witabye Imana ikomeze imworohereze bakoze indirimbo zo kumudisinga zo kumusebya zo kumutuka amaze kwitaba Imana niho bantu bambi birukanye muri studio bakora indirimbo RIP gukunda bamwe bakwiyereka ari uko ngo wagiye man bakavuga wari umurigend bagatangira kuvuga ibigwi byawe ari baguserereza ibi na biriya man usanga nta rukundo ruri mu gasanga Pop Smoke arapfuye ntiwarebaga indirimbo ze Rwego TV official nk'ibisanzwe turagusuje gukurikira ibiganiro byacu aho uri hose muri Afrika muri Asia Europe America n'ahandi hose turagusuje tukwibutsa gukora subscribe gukora share gukora comment gukora like nkuko mubimenyereye rero ni wa mwanya tugenda tureba abakoze hit abafite izina ritandukanye muri no industry aka kanya turi kumwe n'abaraperi babiri bafite izina barakoze bafite ibigwi ibikorwa byabo murabizi turi kumwe nande ni NEG G General muramuzi abantu bakunda hip hop nyarwanda baramuzi NEG G ari kumwe na mugenzi we ni the Pacson nawe muramuzi muri no industry tugiye kuganira nabo tubabaze uko babona ino industry muri rusange ese muziki igeze hehe hip hop iri ku ruhe rwego n'abasore babiri tubahaye ikaze mu kiganiro NEG G bimeze bite shayo arameze neza kabisa turashima gitare turakubona uri kumwe na mugenzi wawe ni Pacson don't be muvandi mwanjye tuziranye kuba tukiri abana bato cyane kuba kera cyane akikuga interina ndimba yizo wawe interina ndimba mugato numva interina rera daddy yankee interina ni nziza dukwiye kuyikunda Rwanda na mumwe uraka reggaeton NEG G General kwanza ninja reggaeton mu Rwanda bacyayibuka se ntago bayibuka bro ako bura NEG G reggaeton nagayasanye reggaeton yakoze reggaeton mu Rwanda yakoze na crack crank music Tuesday bagarutse ushasha tubizanye don barabizi abantu bumvishe music kera abizi barabizi niko kuri biba bimeze NEG G twazanye mu Rwanda ngambwira umwami mu Rwanda wa reggaeton abenshi nta nubwo bazi reggaeton kwisinda diyanga muri Africa ninde NEG G General Burya uno defino the reggaeton ariko iyo intro amonita again nukuvuga ngo ubabwiye uti Burya defino the reggaeton umwami wa mbere wa reggaeton NEG G General amonita again ubakoresheje uruhe rurimi ni cyespanyola uri kumwe na Pacson none wamubonye umujene ni Burya ariko man NEG G reka dushimira Imana uzi impamvu wibuka Nyagasani uko ibintu byose ubwa nyuma na nyuma turi kumwe na POLLY toka cyane ariko siko niyo record ya nyuma na nyuma POLLY yakoze ndabizi man urabyibuka muri covid na Kensi yarakoze ugira ngo Imana ugira ngo arizi kigiye gukora kiri bukurikire kubera yuko niyo ndirimbo ya nyuma na nyuma ya recordings yerukana kabisa nari nzi ko indirimbo ya nyuma ya recordings ari iriya bise millionaire yose ya Magic the Black ba Pifra abantu bose bari indirimbo twakoraga nazo nyine bari uploadinga jya kuri YouTube urebe uvuga igihe bari uploadingiye na toka shitani ni ibintu bitandukanye cyane RIP kuri POLLY nawe yarakoze kandi n'izina rye ntago rizibagirana ibikorwa bye ntago bizibagirana ariko ubwo mwadusanya ariko arabantu bashima munagiye genza abaraperi bamwe na bamwe bakoga indirimbo zo kudisinga soja wacu witabye Imana ikomeze imworohereze bakoze indirimbo zo kumudisinga zo kumusebya zo kumutuka amaze kwitaba Imana niho bantu bambi birukanye muri studio bakora indirimbo RIP gukunda bamwe bakwiyereka ari uko ngo wagiye man bakavuga wari umurigend bagatangira kuvuga ibigwi byawe ari baguserereza ibi na biriya man usanga nta rukundo ruri mu gasanga Pop Smoke arapfuye ntiwarebaga indirimbo ze nuza profile yazamutse kuri Instagram ugasanga mu Rwanda NEG G yagize ikibazo cyangwa hangiza akabazo runaka wenda ngo urafunzwe cyangwa ugize ibindi byago bishimiye kuvuga ibintu nk'ibyo don ariko nta NEG General reason NEG G nagusha kugenda uvuga ngo NEG G man ndimba ndayubaha NEG G n'umwami wa reggaeton na crack mu Rwanda crank mu gihe nkiriho man na ako ngo NEG G ngo bamufunze ngo NEG G
ari byonye bigora mu kanwa kawe ibyo ngibyo ibintu none ko twese kwa kugenda agiye nkane yari umwana mwiza naramukundaga rest in peace NEG G ukahita muka muri studio kakwa n'indirimbo ariko twanabibonye hari nk'igihembo cya Kiss Fama Award batanze bagiha POLLY nuvuga uburadiyo bwana umwana umva iki gihembo ni cya radio na Salax Awards ni nk'ukuntu nanye mfite ikiganiro cya One Drive Show n'ukuntu akwa One Drive Show Awards nutubwira ubwo buradiyo n'ubu ako dore kudarutse gutegura hip hop carnival hip hop carnival shabarandiye mwana shimya nari n'ikindi kiganiro barandiye zira awards zo kwa awards zambe na mbere ako wibuke NEG G kwatangiye muri concert buri kwezi ari hip hop carnival concert urabyibuka mbarya wana ugeze uturi cyari kizavamo ntari bari ku Pacson tugahura twavuga ati abantu bakera bigezaho turavuga none hip hop carnival concert ziveho tugenda muri awards arabantu wibuka company kwa for repromotion for repromotion yazanaga abanzi bo muri Uganda ibyaga buri kwezi negera umugabo umwe ngo nshaka kuvuga izina ryiye ko byarangiye twagwa gukorana no we yaramamagaye arambwira ngo man buying the idea yawe we know to be our partners tujye ku registering na company tujya muri RDB tujye na company hip hop carnival tumaze none barambwira ngo njewe nagombaga kumva kugabana akazi kanjye kakufata mwebwe abahanzi nkabasaba yego nkabajya no ma interviews bo bagashaka abaterankunga abaterankunga bambe babonye yari Inyange bagiye kwa amafaranga ya hip hop carnival bahise bajyana muri for promotion bazanaga abakobwa bakajyana Gisenyi baririyaniye y'amafaranga ya hip hop carnival bahise bajyana muri event yabo izina flopping nanyi tachiki ngufu shaka bisa ariko biriya bintu byari byiza don kuko ubona nk'abantu b'abasaza urabona abana batoya barimo baraza bakora ama concert za Kigali Arena hehe don bakavuga ngo the best rapper of the year NEG G General ufite hip hop carnival ufite award yawe umuntu wandika neza ni runaka iri ariya best producer hip hop iri ariya wallahi ibintu nk'ibyo ngiye abana nago bari kugenda tumva nubwo award zarabuze turi kubaha ama idea ahubwo reka tubihore batanadusoma ngo bamenye na plan z'ibintu z'ibyo twazanapangana mbere kuko nk'abantu bakera we need to make something natwe twakora concert ikomeye umuvandimwe kusha interview akareka twikoreshe twebwe nashaka kumbwira uburyo ukora mu production NEG G NEG G man ibaze urumanzi ariko wingiye muri production ariko nandiri muri producing wazankora indirimbo imwe don eko kantu ngomba gukosora kuko urabona amugani imyaka tumaze tuziranye since 2005 man ukorera turi kumwe we nagura nge nagunda gukorera ariko soko big NEG G General featuring Pacson even big NEG G ikoze Pacson Pifla Dogi Fire barajari ibaze NEG G production wala baba jonga hey ko barabizi nakurira parire ninge wayikoze urabizi yes pare ninge wayikoze nkura kimya ya fireman kija kubisa inyundo ubwo nyine maze kukimya ica rutuze kaya kimya nagwizi namaye kora burumba brad ni kuvuga ngo indirimbo zirahari zo twagiye dukoraho ariko ntago nkunda kubishyira imbere cyane ya production nyine azino ariko ndabishoboye cyane nkoresha programme bita FL Studio natangiye gukora production kuva 2007 so hari byinshi nzi nyine nuko umuntu abakora ibintu loki rema NEG G reka nsubire ku bya bintu wavuze kare ukumva umuntu amkuvuga NEG G nabi ngo yafunzwe ngo ako nafatiya ya party ko NEG G is a producer ibaze production mazime wayitangiye ryari cyagiye gikora za internet urabyibuka muri cyagiye cya internet bira n'ama beats menshi ya UTP Soldiers ninjye hamwe nabaga nayakoze tukagenda skwije ari banga umuntu nta muntu umwe arubizi ibyo bintu ama beats hamwe n'ama UTP Soldiers nka kimwe cya gatatu ninjye babaga bayakoze muri studio yanjye yitwaga GSL ntabwo retse yambaye cyane ariko twakoraga ibintu bikaza ari bizima Pacson wenda record tukajya kwiko live tuke kwa Dr Jack cyangwa se Rick or Davidenko whoever ariko kukitwa production niho ndi yamenya kandi banze ko ibintu bimeze neza ari byinshi wagiye ukora muri ya production ariko kuko wamenyekanye cyane cyane nk'umuhanzi ugasanga ni abantu bakumenye ariko muri production ntibakumenya ntibaguhe nariyo respect
ariko kugera kuri aka kanya aho mu bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na production icyo prefera mbere y'ikindi n'iki ubuhanzi nibwo buza mbere nk'uko ubizi ko ni nabwo mvugwamo cyane nubwo nshaka kugira ngo baba nawe babajije akoreka nanjye nishanure nta kibazo ubuhanzi ni art ni ukurema production ni ukurema ibintu bidahari ukabishyiraho na music nabwo ni ukurema ibidahari nabwo ukabishyiraho niko bimeze kandi music bagomba kumenya ni ikintu ni ukuvuga ngo ni ritime ihabwa amatwi bikatanga uburyohe mu matwi iyo niyo music cyangwa se melody ku bantu batabizi so ni ukuvuga ngo rero bya music ibyo turakora cyane urabizi already maze gusohora album navuga ko maze gusohora album ebyiri nasohoye album ya mbere bita POLLY hari mu mwaka wa 2010 was a good album. Kamwibutse ku album yawe wibuka duka remix ya POLLY yes kamwibutse akantu kamwe cyagiye mubwira ngo urabizi ko naflanga mu cyongereza abantu babyumva baba ngo Pacson byarimba ntago babyumva byo babwira ngo tubyumva bagavuga yo gayo nanjye nkaza ndi guseka mvuga nawe ko mwebwe muri Babylon kweli ni gute mutabyumva nimba mutarize it's up to you man none se tuzazira ubujiji bwawe twege tujya kuri Rap Genius body twa Rap Genius ni app ubone buskuru umufana wa hip hop ukunda na hip hop ugende downloading app yitwa Rap Genius buri slang yose bakwa n'ikisobanura mujyo yari mukube n'urugero Rick Ross yakoze indirimbo ama boss sabala agara chopa yindeka agara chopa yindeka none bakumva chopa bakajyana helicopter kumbe chopa ni imbunda kuko ntago wumva slang ntago urenganya Ross ngo singo Ross bavuze ngo afite indege mu modoka ngo bibaho na ugasanga agira abantu ibintu batumva Rap Genius ni nziza barakubwira iyo ugiye kuri Rap Genius bakwereka ijambo bakabona icyo bisobanura ari umuntu mu kubeshya ko mfite imbunda mu modoka none abantu bavuze batigize badashaka kumenya akagira ngo ngene helicopter ngo mfite ngo dictionary mu rugo ngo nabonye ngo ko capa ngari indege ugasanga ari ibintu by'ikibazo gikomeye ariko iyo app Done yarababwiye ni kimwe n'indi yitwa Sampled ku ba producer bajya bari bakamenya indirimbo zimwe zituruka iyo Rap Genius ni channel ikomeye cyane ndetse ibiri verified n'abari abahanzi bakomeye nka banazi baza gutanga za master class bari gusobanura ibya hip hop ari yo bita thought abini mudimbo ya McMill thought nje nago nasi thought cyo bisobanura thought ndazi ko gutekereza kumbe thought bisobanura that whole over there thought thought THO that whole over there ni abbreviation ikaba thought na goat goat kumva kugira ngo ni hen kume ni G greatest of all time nukuvuga ngo rero abantu bajye bakurikira music bamenye ubone NEG G afite bandana gutya y'umutuku uvuge ngo buri yasenga afite igisebe nta gisebe bafite ama blood kubera icyaje turi muri covid batubwiye ngo twambara utambaro ku mutwe ngo wasanga yateze moto bakaza bashize bagatambaro mu mutwe so bad aze gushutinga yo mu kanya ako nta impamvu yo kwikina batazaba batubona twimanukiye mu modoka zacu turi mu kazi gutega moto wambaga agatambaro nta gatambaro man ama blood man agafuka blood man urumva so that's how it is umuziki rero turakora mfite album ebyiri ndetse mfite na EP ebyiri hari EP ndi gutegurana none nshyashya gusa izabiri mu njyana ya drill Pacson urabivuga iki man you have to track ya drill back on flow when these niggas in the dough six down on the ways but the next you can kumvisha kwanza kubera iki aririmba no kuyipininga kandi nabwo urama amanota niba ari ya fake umbwiye paka byihorere sibyo for sure NEG G ni producer n'umuhanzi watangiye kera cyane yindi ibintu byinshi cyane muri game songwriter umwana wandika neza cyane reka mumvishe track hano yitwa All My Mind wenyine niba ari ya fake ambwiye paka guma muri hip hop drill yireke when these niggas not dope six another old man with these niggas not dope not getting that enough flow when you more fake not dope and the six that on the crib but these niggas not blow like a niggas dead on the floor
back down to the road. Okay. On the man, wanna take your leg now blow. When I walk, take another flow. These niggas back down to the road. And that is when I roll it down, when it back down to the first. Yeah, your next ass in the pro. Yeah, you're good at kind on the dog. Like my baby, you know, live now for life. Yeah, you're back down to the flow. This motherfucking that do. When I take it down to the older man, when I take it down on the floor. When I six down, when I go to change, when I back down to the on the floor. When I six this nigga na her crack. You send it all of my mind. All of my mind. You send it all of my mind. Tagatiri kumutwe urangaye gato wasigara. Yeah, that's a good song, man. Bro, reka mubwire. Ngewe ukuntu nteye no mu myaka n'igihe maze muri game. Uri inshuti yanjye. Ngomba kuguha ukuri nkakubwira ukuntu ibintu bimeze kandi ko mbiguha. First, urumva man? Me I'm the truth. You know what I'm saying? Yes. Nurago drill twakora. Kangwa amanota Pacson. Ngiye ngo amanota 9 ku 10. You know? Bakora drill, bazikora twakora drill. What bize ba pop smoke? Game. Oh yes. Yeah. Kan yedikoze hip hop bazikona twakora drill. We can. Nama piano we can. Turabahanzi. Turi abahanzi abantu turahanga. Yes. We make arts, you know. Babishoboye. Ariko ibyo bintu turanabishoboye no kubarusha. Niyo mpamvu nabakubise umitwa Mizayiro. Urayibuka Mizayiro? Ifite na video. Urumva don. Haya narabi. Genero sinitwara nkabo. Bobozi yitwa abana bato. Lirike yishike Kesha Logan K1 ndetse na Bushido. Kwiki yiwe ngo ni yihe ni mu blood cyangwa se mu trip baravuga ngo NEG yarashaje kigisasi se cyaretse haso umusenzi misire ni nano dufatane mwishingo ni kapo roboto mu boto na bopoto mupiga batoto bapige ponyoto Legi yo na munaruzi ibintu mbabarira don urumva ninde waruzi ko nsengi yumva ku myaka yiwe azarya hits azacuranga umuduri maze adukura ku kazi yambaraga zarumbia arasirimu kubu yitwa supu G yatasha chivi Madrid arakora maze ubunota butera imirwi urumva ninde waruzi kazahe boss dukunda uyu melody Producer bragging rayuka don producer arinde yari melody Bruce melody but ago NEG G amagiye afunga studio yitwa Omega Studio producer yitwa Crack kumuhima up man disi part 1 dutegereze part 2 n'abasore NEG G General Pacson twaganiraga nabo iyi ni part 1 wait for part 2 very soon it's coming on your way gukora share gukora subscribe gukora comment urabakunda peace